ese ni gute umuntu yabigenza kugira ngo ananuke aje kuri foromio cyangwa se aje kuri tayi ese bigenda gute none uru rugero rwiza uko wadusobanurira ibyo bintu bitubwira aturugero niko namye ese ko wa niko namye fata ndayishira mu kiganiro warayishire reka cyagena rindi umwana ngifite ubutesi none ubutesi bwarashize bwarashize ndi romantic ese niko nguri romantic Wumwaka kandi utari jewe ni face sono ukubonona kurugero sibyo uri aje kutwivanga urabivuga usana kunyine kurugero tugize umuneighbor umuneighbor muzungu so ubyaye umwana umuzungu tibyadukange kubera ko nsitire no wamuyaga sa muze hado naje gutumurita nkamukora nasa tuzo ko azamwita hano hasi rekazomeka tukaryumva mu kandi tutari mwoya so muraho neza badukurikiranye kuri Mutware bienvenue nizere ko aho muri mumeze neza cyane natwe nkuko muri kwibona tumeze neza cyane twangiye kandi kwishimira uyu munsi udasanzwe igitondo kidasanzwe umugoroba udasanzwe kuba tugiye kongera kandi kuganira so kugira ngo dukubite tubangura tufunge kandi kwishimira kubahereza ikaze tubane muri kino kiganiro ndabona uwacu afite inyota yo kuvuga afite inyota yo kuvuga biteye ubwoba reka muhereze ikaze anyakirira abantu bose bagiye kurikana kino kiganiro muri kano kanya kugira ngo tujane 5 kuri 5 ngo wahe ikaze madam. Welcome back. Go guy ariko za guys naje zanjye nimba cyongereza gusanze ukuri hamwe naje no rusiza binyo zivuye yanyumva gusa ngo guys kamiza gusa ntazivu ariko noneho guys twahikaze kandi mwisange Imana ibane natwe na kabisa. Guys tukomeje kubifuriza umwaka musha muhire mukomeze mugire umwaka mwiza muhire mu buryohererwemo nubwo haba hari byinshi bitubera inkomyi muri no rugendo ariko muri byose turabifuriza umwaka mwiza mukomeze mugire umwaka mwiza mukomeze mwishimire. Tukoye kandi gushimira abantu mwakoze subscribe muri abantu beza muri abagaciro kuri twebwe niyo mpamvu tubahereza ikaze buri gihe ndetse nawe utambutse ari ubwa mbere uciye hano iwacu kora subscribe kandi na sharing mugenzi wawe kino kiganiro nawe tikimucika ko tugiye kuganiramo ibintu bikomeye cyane urabyumva gutebeye nibyo uyu mwaka kurumva uri kwinjiramo gute ukubona uri kugenda gute so far so mwaka kuragenda neza gutandukanye n'uwanyuma waciyeho hari etape ndi kugenda mpere imeze kundi konta kugenda ubona Imana kugenda mbona Imana n'ibikorwa byayo wow ndagira ngo uze kuba wazamuraho ijwi gatoya no gripe yararitwaye byose gripe yarateye abantu bose n'indembe kuno banyikorora mama we numva korora nyikase oyangane mushatse wakorora kubera ko nabadukurikiranye n'abantu nabo barakorora so by the way ni bisanzwe anyway ngadukwita nka story warugize iminsi wumva ushobora gusharinga abantu cyangwa se nawe ushobora kunsharinga you know aga story ndako n'ukuri can it be anything aga story wenda kuza nyuma ariko kuri ubu ndako nitebeye kukaza wenda ese nka kuriya iyo
uri kwambika Ivan cyangwa se yo mubyutse iri kumugaburira ni ibihe bihe muzamugirana bidasanzwe hagati ibibazo biraguye hari ukumwambika kumugaburira ndetse niyabyutse ni ibihe bihe uzuvuga ati ibi biryo kabisa nije nawe shewe byose urumva nyine biba ari byiza tuba turi gukina nawe akunda gukina cyane uretse sinzira ingene zo mukumbura namukenera gusa umwengereye ariko yabara gukanguka je nagira ibitotsi kabisa utaboza akagatwara iminota nka 30 cyangwa amasaha 2 reka bya bitotsi bazavuga by'ububyeyi ntibirashira se biza bishira ndabizi erega ndumuvye kugeza nkecuye ayi mayi tayuramenye nivuga ngo bitotsi mujana nabyo ni ibintu byanyu mugiye hose biba biri kuba ronroka ntawenza nyumva byashize bose bavuga ni bitotsi byabye batanye kusara n'ubu bira hariho none imba bizoshira banza bizoshira ryari bizoshira naye sofa ubu ngubu amezi 6 amaze kwikubitamo tunabishimira n'Imana cyane bya bindi bazavuga ngo kurera ngo biragoye byatari niki umaze kubona kigoye niki ushobora kuvuga uyu munsi wano ukavuga ati abana tikico iyo nkigezeho cyangwa se nico cyatuma wenda dukomeza cyangwa se dushiramo akantu kwitondamo kurera ubu nyine Ivan aracari mutoya aracari mu nuvuga ngo nyine ntacu urabona tacu ndabona nukuri no mu comment mu bivuga siko umwana wo kurera niba abana nyine utangiye kumenya ikintu ujya niwe bugoye ntihare natangira kugorera muvuga ngo uyu mwana ntaragora no mu nzu nije umwitaho byose sasa ariko akundi ubwira umwana ikintu nyine uziko kizamugirira akamaro nakuvuga ngo magingo yangaya nturamenya niba tuzongera umuvuduko ongere turacari hasi cyangwa niba tuzagabana turabimenya ndabimenya ariko nahandi harabo ndusha nyine harabo narushije right anyway yaba horoshe naho umuntu w'umugabo cyane umugore yeah so yeah anyway uriya iyo turi kuganira babe uretse nubwo wenda karushuru n'umugore wanje ari ukuntu nyine azabona turi guhuza mu kuntu tworeka rega nandi huza ibihuje nukuri mani huza ibijanye cyangwa huza ibitajanye ugira bijanye mbasa tujanye no twarajanye akarenze ko uri umugore wanje niyo turi kuganira usibye no kuri kamera guys no mu buzima busanzwe babona rukuntu turi guhuzamo cyane kavuga ati kabisa ari ukuntu buriya abantu bahura mu buzima ukabona koko usibye yuko wenda bafite ikibahuje ariko still n'amaraso akaba yahura arantu cyinshi tuba tugenda nko mu biterane cyangwa se somewhere cyangwa se n'abantu baza kudusurana mu rugo kumva aravuze ngo ko musa cyane n'umugore wawe kabatatuzi n'umusaza wawe ndetse ko musa cyane noneho twabireba ko dusa tukabibura ariko ibo bakabitubonamo ariko nje abantu tumaze kwibonera be nawe nari mvuze ari hirya ni ukuntu tuba duhuzamo ukuntu haba ari hano mu biganiro haba na nyuma ya kamera ugasanga nyine ari ukuntu nyine usanga ibintu biri kwikora so icyo ngicyo ndakishima cyane urumva sinokigushimira ntagishimira Imana tu ikibazo no kuba zakwita umunyagihugu kindi wewe ikihe gihugu kandi ganani kavuga ndi ikihe gihugu be muri comment ngurasana kanumba umuzungu yakubona akakubwira ibivugo bitumvikana ibisiyopi bagera ngo uriwe agataho ngaho icyo nta kibazo gitwaye ndatekereza abantu gusa n'abandi ni ibisanzwe cyangwa se ikibazo nuko bazabikwita gutariwe usanga erega twebwe inkomoko yacu bundi muri Ethiopia yes Gade yeah naje
urumva amateka jya wicara utuze nkubwira amateka buriya tugiye mu bitabo bya histoire urumva iyo tugiye mu bitabo bya histoire turi kwiga histoire ukuntu abantu bavuye ariko naje narayize urumva turi kwiga ukuntu ba bantu ba nilotique ba pygme kele no kuvuga ngo bisekuruza byacu ari ahantu bihura muri la misozi ya Ethiopia gusa nyine nuko abantu batatanye bamaze gutatana bamwe baragenda baja iriya abandi baje iriya ariko igisekuruza cyacu kiza gihura n'abariya ariko n'ababembe ntuzi ko nyine iyo abantu bagiye nk'ahantu barororoka ugasanga bamaze kororoka bagiye bagira ibintu byinshi bigenda bibatandukanye bitewe n'aho batu ugasanga uzi ibigori corn icyo ni icyongereza ibigori iyo umuntu yateraga ibigori by'iyo murima sibyo nkanga gutya na mugenzi wawe kandi neighbor wacu noneho ugaterewe ibigori byitwa ngo ni bya Nyamasaka urabizi bya Nyamasaka iba atarabiteye Nyamasaka si bya bindi bigira utuntu birabisa nka bitukura ukuntu cyangwa se bya pate jaune byirabura bigira n'iriya fu yirabura sometime ari igihe nakazamo irahaba isa na kiriya gipopi cy'umwana sibyo yirabura ya jaune bira ni ibigori biba bisa kuriya exactly biba bisa kuriya so wowe ugatera iby'umweru na mugenzi wawe agatera pate jaune ni ukuvuga ngo iyo byabikura uza usanga wateye umweru ugiye gusarura ugasanga kurasarura pate jaune kandi utarayiteye na muri bya bindi yateye by'umweru ugasanga asaruye bimwe by'umweru kandi yarateye gusa pate jaune ni ukuvuga ngo twarabyize mu ishuri biza byandukirana iyo umuyaga ugize gutya subiye ku ishuri she Monday is school iyo umuyaga wizunguje hari bimwe itwara ikabimixing ugasanga wo kurasarura ibyo utateye nawe ugasarura ibyo atateye so aho nari mbikuye rero twebwe so n'imisatsi y'amarendi iwacu igenda ishira ariko hambere ari myinshi tuse kubera iki impamvu muri Ethiopia ikomeza kumera kuriya n'amafesi agakomeza kumera kuriya ibo ubwabo like ni kuriya nyine bisanze ubwabo natwe turagenda gutya tugenda duhura n'abandi wewe kayo kandi utari jewe ni face so uko nona kurugero sibyo uri aje ko twivanga urabivuga usana kunyine kurugero tugize umuneighbor umuneighbor muzungu so ubyaye umwana w'umuzungu tubyadukanga kubera ko nsitire n'uwamuyaga sa muze hano naje gutumurita nzamukoraho nose tuzi ko azamwita hano hasi rikazomeka tukaryumva muno kandi tutari mwoya so nuko nguko rero so tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ari topic twumvishije bene data baganiraho yo kuvuga ngo wese ni gute umuntu yabigenza kugira ngo ananuke aje kuri foromire cyangwa se aje kuri tayi ndetse bigenda gute none uru rugero rwiza uko wadusobanurira ibyo bintu bitubwire aturugero niko namwe siko wami niko namye fata ndayishira mu kiganiro warayishire reka cagena rindi umwana ngifite ubutesi none ubutesi bwarashize bwarashize ndi romantic ese niko muri romantic none ndinde muri zose oya baby tubwire niki gituma umuntu wenda abyuha cyane niki gituma asura kuja kuri tayi bigakunda kuko nubishije chance ari kubwira nako Ben ari kubwira umugore wiwe tunukugabanya no guhindura ibiryo si ukugabanya ibiryo kometa ago no kubihindura umugore aranga pe so wewe wumva gute
icambere ni imiterere y'umuntu. Icya kabiri ni ibihe. Icya gatatu ni ubushake. Ati gute? Uvuze ubu nyine sinzi. Ceceka. Twagiye. Ubu nyine mvuze ngo reka. Gabanyijwe. Tereka ashaka icyo kurya. Ubu nyine mvuze ngo nshaka kuzibuha. Ntuzapfa kunkundira ako kanya. Be niki ntazigiye kitari cyo kuzibusha. Keretse ngiye bakantera ibishinge byo kuzibusha. Makidona bandimo. Kuroba bandimo ibyo byose je ndabirya. Ariko ni kwa kundi umuntu niko yimereye. Ariko ntibikuye ko nzovyibuha. Wenda igenda kiragera. Sindakura kuvyibuha. Ariko zavyibuha by the way ngire mu biro okuvyibuha. Ahubwo kantu warushizemo gakomeye cyane katwe abantu b'abagabo wenda n'abagabo bagenzi banje bankurikiranye nakantu k'ubushake okuvyibuha ubushake bumo ubushake hari abantu bagira ubunebwe gusa bisanzwe ugasanga kwitaho kwiwe nkaho Wumwaka cyangwa se babyorosha wowe kwiyitaho wenda ntabwo uzoje muri gym reka babwire mushana merewe mabukwe atuzigume rata singugiye guzigume siyo baza babwira ariko nabagarabyibusha nawe tumutange urugero siko nawe n'urugero rwiza gukora yatubwira okay so zande babazungu bahano azayamareka akabyibuha we akabyibuha wenda nimba yarapanze ngo azobyara abana batatu neza yamara kubageza kamayinjira gym kamasubira kama b'inkumi akamakurana n'ababana umugore nyine utashaka nyine kwizehekesha hakiri kare wumva nyine ko ubuzima atari ukubyara gusa ngo wamugenda wamubagusikindukiraho agakora aje no muri gym abenshi ni bamwe muri kurumva hari kabana bandi nkabatwebye hano kugeza ukecuye so biraterwa n'umuntu wariwe mashi ariko je bitera ubute gutese nyine ni kwa kudakiyaringa ni kwa kutiyitaho ni kwa kuvuga ngo reka ubonye akantu kose ugatamira ubonye ko huye nako utitaye nguri mu muhanda utitaye nguri mu nzu ni kibyo ngibyo semo uzi hari umwe yavuze iyo ngo azarya ngo ntiyitaye ngo ku mubiri we ngo nashaka ngo zobyibuhe ngo ntabundi mugabo ategereje ako nanje mugashira okay ese ubizi gute ko umugabo wawe iwe atoba akunda wa muntu nyine adakunda kubyibusha ese kwera kutokwitaho ureka kwitaho ngo nuko wabonye umugabo se sinshobora kwitaho ariko nyine ko ndatekereza ni namaona kuba ntarabyibusha soko nyitayeho niko namye siko ntago ndi kubavuga nyine nabe ari n'undi zakambwira ngo se kubera kutabyibusha nkambwira ati naje simbizi mbibona uko nguko sibyo nipangira biriza ariko wenda igihe cyo kubyubaka isogera ariko ntabwo ugomba kwitwara ko wibonye ngo nuko wabonye umugabo wawe nawe akeneye kubona usa neza akeneye kubona umeze nk'uwo ashaka kuba yabona rero niyo mugabo aza kubwira ko ashaka ituze ko utazobyibuha cyane ukaba ufite ubwo bushobozi n'ubwo buryo nyine bwo kuvuga ngo wabiharanira hamwe ariko uzikintu kitaki dutera ubuvivu she ariko uzi kuja muri gym mu mwaka umwe kabona uyu nishe wa kabiri utaragera hagati kera ngo pregnant none uwo muruho bagiyemo abazone uwo muzone uzubikora neza karinda kabyara naho gatwega ntitugira umupaka kandi ariko nyine nawe uzubitekereza ukavuga ati suwe murongeye kwikorera eje muri gym wenda narabyibusha kandi gym ntago uzugenda ngo yingara imwe ijya kabiri ngo wamuza kera wananutse kandi iyo wagiye muri gym we mugenda ugiye kubera ko iyo nyine umaze nk'amezi angahe utimenyera uhita ubibona ko ari ibintu bisanzwe ahubwo utanagiyeho kumva umerewe nabi kabisa rero kuvuga ngende muri gym ye
nimara umwaka umwe nyame nyibona ari nje gitangaza nta wundi wa kabiri name ntwita name nsubira kandi noneho nsubire ahandi narivuye nsubire kandi iyo miru Mbabazi oya buriya twavuga ko ari ubuzima n'ubuzima ni bimwe bigize ubuzima tutuyemo tuworeka kurya ngo ejo ngo warariye siko tuworeka gukora ngo ejo ngo wari mu kazi siko yemeze so ibyo nabyo wabyakira ahubwo kakandi wavuze ngo kubushake ntubigire ngo wenda ngo uri kubikorera igihe ukabikora kubera ko ari ubuzima bumeze siko yemeze kimwe nuko hari ibintu byinshi toreka gukora kubera ko ejo wabikoze cyangwa se ngo uzaba ubikora urumva ikiza cica abantu benshi ni ukutimenya siko yemeze iyo utimenye ntumenye icyo ushaka n'icyo ukeneye icyo gihe byakugora cyane ariko iyo umaze kwitahura ukamenya ko wenda iyo ukanamenya ati se ngomba kuba meze gute even no kwambara so n'ukuntu uberewe urambaye neza uraberewe umeze neza n'abantu babikubwira muri commentaire bintu kugira ngo bigende gutya ndatekereza ko habaye kubitegura so ndatekereza ko habaye kugira gute kubitegura so kavuga ati ndagira gute uzarebe n'umuntu wese uteka ibiryo atateguye ibyo byo ntabwo bizaba biryoshe kandi je nije zugiriza niyo nabaje guteza iyo wumva ngo runaka ngo azateka nabi azamagenda gusa hariya gusa agakubita ibintu gusa bitari muri gahunda atarafite no gukora akazana ku meza abantu bakubitamwe ikanya n'inani bikanga pe so ariko iyo wateguye ukavuga ati ndateka uyu munsi uzuteka uzuteka iyo wavuze nshaka kwambara mu myenda yawe myinshi ufite ubanza ukabitegura kwanza mu mutwe ukazamugenda ucomoramo uza nawe ndi wateguye so mu buzima busanzwe uvuze ati je nzankora akazi nzanje ku ishuri ariko iminota 30 15 ya gym sinzayibura sibyo ibintu bikagenda gutyo so rero ntayo nzabona mutanjana ntahoza uzijana kandi nutijana ubwo uri uzaba uri kwigirira nabi ni jewe se kandi nyigirira nabi gute none se turayizi so nga rero umugabo wawe yifuje ko gira ibintu bitatu wamwinjiza muri uyu mwaka wamubwira agomba kwinjirana uyu mwaka wa 2026 niba ari ibyo ufite ku mutima kabisa tumukubitiramo hasigaye tugane ku musozo w'iganiro cacu. Umugabo amwishinze I wish you kuba uzakomeza ugira umutima mwiza komeza ugira igikundiro komeza ukunda Imana cyane ico ni kimwe navuze bitatu umutima mwiza igikundiro gukunda Imana isetingitire nibyo bitatu no gutera imbere cyane kinyongeza that's it ibindi ni unbox ntabwo tugomba ibishobora tugomba kwisuka aho ngaho naje narekubwira nuko utansabye ariko rero reka dushimira abantu mwese mwamudukurikiranye kuri Mutware bienvenue guys. Iyi ni channel yanyu, ni channel yacu, please muzamukora subscribe batarayikora. Ibiganiro byacu ndabizi ko bizabibagereraho on time. Turi hano nubwo wenda bitaba byorosha ariko turahanga kutubona umwanya tuza tuganire tugendana inama mutugire inama muri commentaire uko mubyumva nuko mubibona kugira ngo dukomeze twese tujane dutere imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndashimira madame cyane abayitanze, abayigomwe byinshi, abayigomwe bitotsi byiwe, abayigomye kwita kuri kijana ariko akavuga ati uko byagenda kose tugomba kuganira ndabimushimira cyane. Nabwo ni ubutware bukomeye cyane. Shenda kujya kwikora rero ese nisanga
Ndagushimira cyane baby. Thank you so much for supporting me, supporting your family, supporting your husband. This is our country. No, this is our base. You know what I'm saying? No, this is our base. I mean, altar kino gicaniro cacu, so tuganirira, tuzaza duhurira n'abantu benshi bagiye batandukana. So ubu nonaha ibyo twaganira biragira muri Africa, biragira muri Australia, twica yanga. So this is something very good kabisa. Thank you guys. Twicaye ku bintu runaka. Ngaho rero sezera abantu babwira ngo bye bye nakagaruka. Bye bye nakagaruka. Nuko warubwiye. So guys, bye bye, mwakoze cyane. Mwese umugisha, mwakoze kubana natwe. Nakagaruka. Rero ushaka amafoto meza wajyaga na tware images. Kindi ushaka turabasaba please dufite nyine tugiye kuzatwapurika ama tax. Ngabivuge neza. Ndakubwira urayishura. Ayayo turayasanga. So guys, akoze neza cyane kunyibutsa ikintu gikomeye cyane. Uyu mwaka rero abantu mwese mwakoze muri 2025 muze mutugane, tubakure ama tax mu buryo bwiza kandi bwemewe, buri professional, uburyo butarimo amanyanga ariyo yose. Uzabona amafaranga yawe meza agukwiriye ahwanye n'ibyo wakoze, kandi atarimwo amanyanga ariyo yose cyangwa se atazaza kubwiraho ingaruka zigiye zitandukana. Rero kugira ngo tubakore service nziza kandi inogeye amaso yawe, inogeye imikorere yawe, ni hano iwacu mwayikura. Muze tubapurikire ku bwinshi kugira ngo dukomeze dutezanye imbere kandi ibintu bikomeze bigende neza. Kandi anytime uraduhamagara tukamaking appointment, na mbere yuko twebwe tugukorera turamaze tukakurebera tese uzabona ngahe, tukamara kukurebera wanyurwa nayo, atarimwe amanyanga, atarimwe n'ibindi bintu byose, tukabona kwa applyinga ibintu bikagenda neza cyane. Reko tubashimira mwese mufashe umwanya wanyu kugira ngo mutugane, tubahaye ikaze ibiganiro byacu hano na Madam Nakagaruka. Thank you very much. Very important. All right.